Polisi y'u Rwanda yakuyeho kwiyandikisha kuri kode zirenze imwe mu gukorera perimi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yakuyeho uburyo bwo gufata imyanya irenze umwe ku biyandikisha bashaka kode yo kuzakoreraho ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga z'agateganyo n'iza burundu. Mbibutse ko ubu ari uburyo abantu bajyaga bakoresha bwo gufata kode zirenze imwe, ebyiri se cyangwa eshatu. Iya mbere akaba yayifata nk'i Musanze, iya kabiri akayifata nka Rubavu, iya gatatu na Kigali. Bikaba byaboherezaga gukora ikizami ku buryo yakoraga uyu munsi Musanze, yatsindwa akazahita ajya nka Rubavu aho yafashe indi kode. Urumva ko byaboroherezaga cyane, babikoraga ari kugira ngo babe bazi neza ko bafite izo kode zigera muri eshatu kandi mu gihe gitoya, bitewe n'uko kubona kode byajyaga biba bigoye. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yakuyeho ubu buryo bwo gufata imyanya irenze umwe. Byatangajwe n'umuvugizi wa polisi Boniface Rutikanga nk'uko yabitangarije RBA kuri uwa gatandatu tariki 27 Nyakanga umwaka wa 2024. Yagize ati buriya hari igihe mwabonaga tuvuga umubare mwinshi ngo hiyandikishije abantu 3000 ku munsi, muri abo 1000 aribo biyandikishije imyanya nk'itatu yose. Rutikanga rero umuvugizi wa polisi yakomeje avuga ko mu gihe harimo gutegurwa uruhushya ruzahabwa abatsindira impushya zo gutwara imodoka za automatique, abigisha abantu gutwara imodoka zikora muri ubu buryo bakwiye kongera izo modoka kuko bagiye kubona abakiriya benshi. Yagize ati sintekereza ko amashuri yigisha nk'abafatanyabikorwa yari yiteguye afite n'ibinyabiziga bya automatique. Muri iki gihe bategura perimi rero arasaba ko baba begeranya imodoka cyangwa ibinyabiziga bya automatique kugira ngo babashe kubyigishirizaho abantu. Yavuze ko harimo gushyirwaho sisitemu ituma abantu batongera kwiyandikisha cyangwa gusaba kode yo gukora ibizamini inshuro ebyiri. Bivuze ko umuntu azajya asaba inshuro imwe yonyine. Rutikanga yasobanuye ko nta bindi bikoresho bishya bikenewe kuri ba rwiyemezamirimo bigisha gutwara imodoka uretse gushaka izo modoka za automatique zihagije, bagakomeza gukorera aho bari basanzwe bakorera bagendera ku bipimo n'amabwiriza asanzweho. Iteka rishya rya perezida riherutse gusohoka rigaragaza ko uzajya atsinda ikizami cyo gushaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga hakoreshejwe ikinyabiziga cya automatique. Ku ruhushya rwe hazajya hiyongeraho inyuguti ya AT bivuga automatic transmission cyangwa automatic transmission. Byasohotse mu iteka rya perezida wa repubulika rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo. Iryo teka rishya rero ryemeje ko mu bizamini byo gushaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga hazajya hanakoreshwa imodoka za automatique. Ni iteka nimero 066/01 ryo kwa 19 Nyakanga ryasohotse umwaka wa 2024. Rihindura iteka rya perezida nimero 85/01 ryo kwa 2 Nzeri 2022, naryo rishyira amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigenderamo. Iryo teka ryemeza ko inyuguti za AT zizajya zishyirwa kuri buri byiciro by'uruhushya rwo gutwara imodoka twa burundu, uretse impushya za A1 na B1 zidahinduka. Ibi bisobanuye ko izo nyuguti zizajya zishyirwa ku mpushya za A, B, C, D, D1, E na F, kuko impushya za A1 na B1 zagenewe abafite ubumuga. Nka A1 ihabwa uwatsindiye uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu birimo amapikipiki n'ibinyamitende 3 bifite moteri byagenewe gutwarwa n'abafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Ni mu gihe B1 yo ikora ku modoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya 8 ntarengwa yo kwicaramo, habariwemo n'umushoferi, nazo zakorewe gutwarwa n'abafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. N'iteka rya perezida rishya rigaragaza kandi ko umuntu wahawe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu akoresheje ikinyabiziga cya automatique mu kizamini yemerewe gutwara ibinyabiziga bya automatique gusa byo mu rwego afitiye uruhushya. Icyakora ryongera kuvuga ko umuntu wahawe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga akoresheje ikinyabiziga cya manuel mu kizamini yemerewe gutwara ibinyabiziga bya automatique n'ibya manuel ariko byo mu rwego abifitiye uruhushya. Komeza mukurikirane Ibaba TV 5.